ubwiza bw'umugore si uko ateye neza, si uko areba neza, si uko aseka neza, si uko areshya igihagararo, si amashuri yize, nta nubwo ari n'akazi akora. Iki kintu ndagira ngo tucyumvikaneho, tukimenye neza uyu munsi, tugisobanukirwe. Ndabashuhuje bakunzi bacu, bakunzi ba Mama Queen, bakunzi ba Isanamitima, ndavuze ngo shalom shalom. Imana ibahe umugisha, karibu tubane. Munyemerere rero nk'uko umuco wa Isanamitima uri wo kubaha Imana, tubanze dusenge nk'uko bisanzwe. Murakoze. Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, Uwiteka Imana nyir'ibiremwa, nyir'ibihumeka byose, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye kw'imbaraga nyinshi. Tuguhaye icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu. Data, ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha abadukurikirana, uhe umugisha mwami buri muntu wese ugira icyo akora kuri uyu murimo, uhe umugisha igihugu cyacu, uhe umugisha abantu bawe. Nanone ndakwinginze kugira ngo izi nyigisho z'umuryango z'Isanamitima zigere ku isi yose kandi zigire umumaro ukwiriye kubw'umugambi wawe. Urakoze, urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Bakunzi bacu ba Isanamitima, ndabakiriye muri studio za Isanamitima nanone. Mbasabiye umugisha, mbasabiye amahoro ahoraho. Yego. Ndashima Imana rero yuko ndi hano uyu munsi ku bwanyu, ndi hano ku bwa abakurikirana abakunzi ba Isanamitima. Turabakunda, turabashimira uko bwije n'uko bukeye, murimo gufatanya akazi natwe, turabibona. Muri comment turabibona, muri subscribers mwariyongereye, ibyo byose ni mwebwe mubikora. By the way, ndagira ngo mbabwire yuko comment zanyu ndazisoma pe, ntabwo ndi wa muntu unegirija cyangwa wirengagiza comment cyangwa ibitekerezo by'abantu. Ndazisoma kandi ndabasubiza pe, ngira ngo mujye mubireba. Umbajije ikibazo kereka iyo udasubiye inyuma ngo urebe, ndabasubiza pe. N'uyu munsi hari igisubizo nshaka gutanga ku kibazo abantu b'abagore cyangwa abadamu bakomeje bambaza. Nabonaga ari nko kumbaza, abandi nabonaga ari nk'umutego bantegaga, ariko njyewe Mama Queen mu mpano yanjye nta muntu ujya untega umutego ngo abishobore n'umwe. Ariko kubera ko mbubaha ngomba kubasubiza. Iyo nigishije ku kibazo kireba abadamu cyane cyane, kenshi bakunda kumbaza ikibazo ngo se Mama Queen, ibu twigisha ngo twubahe abagabo, wowe ko wamwubashye mwabuze gutandukana? Icyo kibazo niba ari umuntu umwe uhora akimbaza muri comment, mba mbona gikunda kugaruka, ariko ndagira ngo nkisubize. Ubuhamya bwanjye mwarabwumvishe, ntabwo ndimo kwisobanura mu nyumve neza. Narabisobanuye ko nabuze urugo rwanjye ndukunda, nk'uko umuntu akora accident, nk'uko umuntu apfusha, nk'uko umuntu agira ibyago, nk'uko muganga yavura umwana we agapfa kandi yarabyize. Ntekereza ko bitamubuza kwitwa muganga no gukomeza kuvura abasigaye, kubera ko yabyize kandi afite iyo mpano. Of course agomba gukomeza agasevinga abandi. Nanjye ni muri urwo rwego. Izi nyigisho zanjye ni iza kera kuva ndi muto, ni impano yanjye.
rero mu by'ukuri n'ubwo buryo nuko nabibasubiza. Sinzi niba mushubijwe, niba narabuze urugo rwanjye nkabura umuryango wanjye nkukunda, njye mbabwira ukuntu nanga divorce n'igisa nayo, ni amaburakindi, ni ugushoberwa, ni ugupfusha. Rero ngira ngo ndabashubije icyo kibazo, ntimuzongere kukimbaza. Izi nyigisho z'umuryango ni impano yanjye, kandi impano ihagarara nyirayo yapfuye. Ikindi nababwira ni uko no muri urwo rugendo rw'imyaka 20 namaze mu rugo, mfite byinshi, nzi byinshi, nabonye byinshi, usibye no kuba ari n'impano yanjye, usibye ko na byinshi nigisha mbikura mu ijambo ry'Imana. Ariko urugo ntirwananiye atol, ni ibyago, ni ugupfusha, ni ibibazo. Ibyo rero ntabwo byambuza kwigisha abagira umugisha bashaka kubaka ingo cyangwa bakigira umugisha uko bakizifite. Ndabashubije, nizere ko icyo kibazo kitazongera kugaruka. Bityo rero dukomeze n'inyigisho yacu y'uno munsi, bakunzi bacu. Kangere kuri point y'ibyo nshaka kwigisha uyu munsi. Uyu munsi ngiye kwigisha ku bwiza bw'umugore mu rugo, ku bwiza bw'umugore mu muryango, ku bwiza bw'umugore ku mugabo we. Izi ni inyigisho ziri ku isanamitima mpora nigisha, ariko nkazizana mu bundi buryo, nkazizana mu rundi rwego, kugira ngo byibuze hagire umuryango urokoka, byibuze hagire umuryango uba muzima. Ngira ngo iyo topic mwayumvise. Ndagira ngo uyu munsi wowe mugore unkurikiye ku isanamitima umenye yuko guhera uno munsi ubwiza bw'umugore si uko ateye neza, si uko areba neza, si uko aseka neza, si uko areshya igihagararo, si amashuri yize, nta nubwo ari n'akazi akora. Iki kintu ndagira ngo tucyumvikaneho, tukimenye neza uyu munsi, tugisobanukirwe. Hari igihe usanga umuntu yibaza cyangwa atanga ubuhamya bwe, njya mbabona umuntu akibaza atari ko umugabo buriya yantereye iki, ndetse n'abamukoresha interview kuri YouTube cyangwa kuri kamera bakamubaza se ko wari mwiza, kuri mwiza, kuki umugabo yagusize, kuki yagutaye akajya ku wundi. Noneho kandi wareba wa wundi watawe na wa wundi wamusimbuye w'inshoreke, ugasanga mu bifatika, mu bigaragara, mu biboneka, mu byo tubona, si mwiza pe. Ugasanga wa wundi watawe amukubye kabiri cyangwa inshuro nyinshi. Ibyo bintu mujya mubyibaza, mujya mubitekereza. Njya mbona abantu babyibaza ariko bakabura igisubizo, ngo umugore mwiza ngo nkuriya. Reka rero tugere ku ngingo. Uragenda wumva impamvu, kandi nkunda kuvugisha ukuri pe, ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Nkurikire, burya ubwiza bw'umugore ni umuco. Ubwiza bw'umugore ni umuco, ubwiza bw'umugore ni indangagaciro na kirazira. Ubwiza bw'umugore ku mugabo ni iki kurimo? Ni umutima, ni ubwenge.
Bibiliya irakomeza ikavuga ngo umugore w'ubwenge, umugore w'umutima yubaka urugo rwe, ngo ariko umupfapfa ararusenya. Abanyarwanda bakavuga ngo umugore ni mutima w'urugo. Bibiliya igakomeza ikavuga ngo bagore ntimukirimbishe umurimbo w'inyuma, ngo ahubwo ngo mujye mwirimbisha umurimbo w'imbere mu mutima utangirika, ngo niko abakera harimo na Sara birimbishaga bubaha bagandukira abagabo babo. Iyo tuvuze umuco, iyo tuvuze indangagaciro na kirazira z'umugore ku mugabo, ni icyubahiro pe. Nabonye ubushize mbyigishaho abagore barakomplaininga bava hasi ngo umugabo ngo niyo wamuheka, ngo hari abagabo ngo niyo wamwoza ibirenge, ngo niyo wamupfukamira ngo nta cyamuhindura. Ariko ibyo bintu ntago mbyemeranywaho n'abantu benshi. Uti kubera iki? Mbaza uti kubera iki? Icya mbere, sinkunda kujeneraliza, gushyira abantu muri rusange, gushyira abantu mu gatebo kamwe. Ndabyanga pe. Nta nubwo ari byiza. Izo ni indangagaciro z'ibikomere. Buriya ibintu byose bipfira muri fondasiyo. Niba utangiye urugo ugatangira utazi indangagaciro na kirazira z'umugore, ko ari ukubaha umugabo ukamugandukira muri byose, ukaba utazi ngo kubaha umugabo ubundi ni gute. Umugabo bamwubaha gute? Ntago kubaha umugabo ari ukumwoza, ntago kubaha umugabo ari ukumuheka. Narabibigishije nk'uko mubivuga muri comment. Hari n'uvuga ngo rwose naramwubashye, ariko se uzi uko bamwubaha? Kubaha umugabo si ukumutekera ibiryo byiza, kuko ntabwo ajya kukuzana yazanye umuboyi mu rugo cyangwa umunyagikoni. Yewe nta nubwo ari no kumumesera imyenda, nawe yayimesera, cyangwa tugashakana babandi badufasha bakayimesa, yayijyana no muri dry clean. Kubaha umugabo, wubashye umugabo, ni ukuye. Narababwiye ngo nongere mbisubiremo, kubaha umugabo, kubaha umugabo mu rugo ni ukubaha icyo Imana yaremye, ni ukubaha icyagukuye iwanyu ugasiga iwanyu, ugasiga comfort zone y'iwanyu, ugasiga so, ugasiga mama wawe ubafite, ugasiga umuryango, ukaza ku mugabo. Ni ikintu iki cyakuzanye cyonyine kimwe, nicyo muhuza, nibwo bumwe wowe n'umugabo wawe. Narababwiye ngo nicyo kibagira umwe, mukaba umwe, niyo sano mufitanye. Ni igikorwa cy'abashakanye cyonyine. Icyo rero iyo kitari mu rugo ku mugabo, iyo kibuze mu rugo, umugabo ntashobora kugira urukundo. Icyo nicyo cya mbere. Nta munezero. Icyo ni icya kabiri. Nta mbaraga. Icyo ni icya gatatu. Nta gaciro.
icyo ni icya kane, nta buzima, nta mbabazi, nta mibereho. Ibyo bintu ntondekanyije n'ibindi ntavuze, iyo kibuze mu rugo ku mugabo nuko bigenda, nta rugo ruba ruhari. Usibye no ku mugabo n'imbere y'Imana nta rugo ruba ruhari. Usibye no ku mugabo n'abagushyingiye n'ababyeyi bawe ntacyo bakoze. Hari inzitwazo z'abagore ntajya nkunda, ntajya nshaka no kumva. Banababeshya n'abakansara ngo n'abize ubumenyamuntu ngo umugore ngo agomba guhora yingingwa muri icyo gikorwa cy'abashakanye, agomba guhora ateretwa, aterwa imitoma. Ese ninde wababwiye ko abagabo bari ibinya cyangwa ari ibiti bo badakeneye iyo neza, badakeneye kubwirwa neza, badakeneye kwingingwa? Si abantu se? Ni ibikoko se? Ese wowe ushaka ko bakwinginga uri mu mwanya wo kwingingwa? Iyo nshingano urayubaha, urayizi, uyiha agaciro, uzi icyakuzanye? Hari n'abantu batingingwa, hari n'abantu badatera. Hari abagore batagira ubwenge, batazi rwose iyo nshingano ngo ni iki. Ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo bakosha badahanye. Se waje gukora iki? Wasize iwanyu ujyayo ko ari cyo cyakuzanye, ko ari bwo buzima bw'urugo, ko ari wo munezero w'urugo nawe ukeneye? Ndakubaza, nsubiza. Wowe unkurikirana ku Isanamitima. Aho niho umugisha w'abashakanye ukubiye, uhereye ku munezero w'urugo, uhereye ku byishimo by'urugo, uhereye ku bumwe bw'urugo, ukageza no ku mugisha w'ubutunzi, ukageza no ku mugisha w'urubyaro n'ibindi byose. Icyo rero nta gihari, nta rugo ruhari, nta bumwe buhari, nta buzima buhari. Mbwiza ukuri, wowe wabigize intwaro yo kurwanisha umugabo, uri mu biki? Uzi ibyo urimo? Uzi ubwenge? Uzi icyakuzanye? Ubwo ni bwo bwenge Bibiliya ivuga. Kuko icyo gikorwa cy'ingenzi, cy'akamaro Imana yaremye, cy'agaciro, mwagize tabu ngo ntibivugwaho, ngo ntibikorwaho. Muzi ko ari cyo gishenye ingo, ari cyo kimaze ingo, ari cyo giteye divorce mu ngo, niho amakimbirane aturuka, niho kudahuza biva, niho kuvurungana biva, niho amahoro make ava, niho kudahuza no kutavugana biva. Kandi abagore ni mwebwe ba nyirabayazana. Hari ukuntu abagore muri iki gihe, muri iyi minsi munyishyiramo, kubera ko mbabwiza ukuri, kandi ukuri kuraryana. Ntago mbibabwira kubera ko mbanze, mbibabwira kubera ko mbakunda cyane kandi mbubaha cyane, kandi mbifuriza kubaka rukaguma rugakomera, kugira ngo mutsinde divorce imaze ingo, imaze imiryango, ishenye imiryango, ishenye abana, ishenye abakuru, ishenye igihugu. Nimwe ba nyirabayazana b'icyo kibazo, kubera ko bakosha badahanye, kubera ko muza mu rugo mutazi ikibazanye. Ikintu niba utagihaye agaciro, Bibiliya iravuga ngo ntimukimane, ngo kereka hari mwasezeranye, mwakomuniketinze, mwahanye igihe. Abagabo banyu barapfuye, bishwe na za prostate,
bishwe n'agahinda. Umugabo utabonye icyo gikorwa nta confidence yigirira, nta cyizere yigirira, ntabwo aba yumva ari umugabo, nta buzima aba afite. Narababwiye ngo niyo ari dogiteri no kuvura abarwayi biramunanira, ku buryo ashobora kugera hariya muri ICU mu ndembe akaba yacomora ibyo yari akwiye gucomeka kubera ko afite depression. Ubuzima bwe bumeze nabi, umubiri we umeze nabi, ubwenge bwe burahagarara, ibitekerezo, imishinga. Ntabwo ari dogiteri gusa, n'abaminisitiri n'abaperezida. I'm telling you the truth, ndababwiza ukuri. Bibiliya, ijambo ry'Imana, ikintu Imana yaremye nta muntu ukwiye kugikerensa, nta muntu ukwiye kugiha agaciro gake. Narababwiye ngo ibyo mwigira murimo muracumura, murimo murakora ibyaha utakemuye icyo gikorwa n'umugabo wawe ngo kigende neza, no gusenga ntiwirirwe ujyayo, n'imbere y'Imana ntiwirirwe ujyayo, kuko uri umupaganikazi, uri umunyabyaha. Kubera iki? Wakandagiye ijambo ry'Imana, mwishe abagabo banyu bahagaze, kandi mwabyishe mbere mukigera mu rugo. Kuko buriya inzu idatangiriye kuri fondasiyo nzima iragwa, finally iragwa, nyuma y'umwaka umwe iragwa, nyuma y'imyaka 2 iragwa. Niyo mpamvu ba engineer iyo babibonye gutyo barayisenya bagasubira muri fondasiyo, bagashyiramo concrete, bagashyiramo amabuye na sima nyinshi. Ibintu iyo bipfiriye muri fondasiyo ukigera mu rugo, wowe mugore mbwira, wowe mukobwa uteganya kurushinga, ukigera mu rugo umugabo akabona icyo gikorwa ntugiha agaciro, akabona ntucyubaha, ntugiha umwanya, ibindi nibyo wihera umwanya, agufata nka nyirabishwi, agufata nk'umuntu udafite ubwenge, agufata nk'umuntu udafite agaciro imbere ye, agufata nk'umuntu utazi icyamuzanye mu rugo. That's it. Iki mukimenye, mugisobanukirwe. Bigaheraho rero. Icyo gihe ntazagukunda, icyo gihe ntazakubaha, icyo gihe ntacyo uri cyo muri urwo rugo, ari n'imbere y'umugabo, ari n'imbere y'Imana. Ntabwo waje guteka, ntabwo waje kumeza, ntabwo waje, ibintu byose yarabyikoreraga. Nicyo cyonyine waje kumukorera. Mushiki we atamukorera, nyina atamukorera, umukozi wo mu rugo atamukorera, undi muntu wese. Bibiliya iravuga ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe mugore, na buri mugore wese agira uwe mugabo. Aguhisemo mu bandi kubera ko adashaka kujya mu byaha, kugira ngo uze muhuze mu bumwe, mubone amahoro, mubone umugisha, mubone umunezero. Wagera mu rugo rero ukajya kwigira nyiramirimo. Imirimo ni myiza, si nkubwiye ngo ugere mu rugo witereke, oya. Kontrola urugo rwawe, managing urugo rwawe ni byiza, ariko ibyo byose ukora, kiriya gikorwa kitatunganye, utagihaye agaciro, utakizi, urakorera nyuma ya 0 mu rugo, urakorera nyuma ya 0 ku mugabo. Niyo waba ukora winjiza amafaranga menshi, niyo waba uri minisitiri, niyo waba uri perezida w'igihugu, kiriya gikorwa ku mugabo wawe kitatunganye, niyo waba uri pasiteri and pasiterine, ntacyo waba ukora. N'isengesho ntabwo urisenga ngo rirenge purafu y'inzu yanyu. Mbere yo kubwiza abantu ukuri, kandi ukuri kurabatura. Bibiliya ivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura, kuzabakiza. Abashaka kubaka baranyumva, niyo yaba umwe. Abashaka kwiga
baranyumva kandi bagahindura kandi bagahinduka. Abagabo barapfuye bahagaze, abagabo barasaze, abagabo bishwe na depression, za stroke, bara blowing out kubera icyo umubiri wabuze ugomba kubona n'ubuzima. Narekera hano, nagarukira hano kuko kuvuga menshi siko kuyamara. Izi ni inyigisho ziri ku isanamitima. Hari abantu bari bamaze iminsi bambwira bati mama Queen kutigisha kuri iki kintu cyane cyane abagabo ko dushize ko bantu baratingo nyine kubwo kwirinda gusambana. Umuntu yazanye umugore aramurambagiza, aramukwa, aramushaka, none aje nta package, aje atari ready, aje atazi ikimuzanye, baratingo bakajya gusambana. Barajya kwa muganga, muganga akababwira ati izi prostate murwaye, ibi bibazo mufite. Benshi barambwira bati aratubaza ngo nta mugore ufite, nturashaka? Ati ndamufite. Bimeze gute? Yarankaniye, yarankatiye. Muganga akamugira inama, akamubwira ati jya ahandi, igeragereze kuko ugomba gukiza ubuzima bwawe. Murabona ko mushoye abagabo banyu mu busambanyi, mubaye ibigusha. Abagore bamwe kandi ni benshi, ni umubare munini umeze gutya, mushenye ingo zanyu kubera kubura ubwenge, mwisha abagabo banyu kubera kubura ubwenge, mwohereje abagabo mu busambanyi kubera kubura ubwenge, mutumye abagabo babata kubera kubura ubwenge. Mukinguriye divorce. Mwihane, musubire ku rufatiro, mumenye ubwenge. Ntaho amazi yarenze inkombe bitagarurirwa. Ku mugabo n'uyu munsi ubigaruye, ibyo ushaka byose ku mugabo wabibona. Nsoza, ndavuze ngo subira ku rufatiro, menya ubwenge, gisha inama, umva zino nyigisho zo ku isanamitima. Ntabwo naje hano gushaka views, oya, naje hano gufasha abantu. Icyo cyonyine nicyo cyagukuye iwanyu, nicyo cyakuzanye. Ibindi byose wakora kidatunganye uraruhira ubusa. Nubwo nseka ndababaye kandi ndi serious, more than serious. Kandi ndekeraho, nakagaruka inyigisho zacu zo ku isanamitima. Kandi ni ukuri ndabizi ko hari abagiye gufata ibyemezo kandi bagiye gukiza ingo zabo. Ndabyizeye mu izina rya Yesu. Nsoza mvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom nanone.